kindi kigiye gukurikira, mwibuke ko twavuze ku bintu bibiri bya ngombwa. Ubu tugiye kugera ku cya gatatu. Icya mbere twavuze ko ukwiye guhinga mu itorero ryawe ugashyiramo umwuka utuma abantu bahagana kandi bahaguma. Icya kabiri, ukwiye kumenyesha abantu agaciro ko kuba umunyetorero. Icya gatatu rero nanone ukwiye gukora muri bya bindi twagusabye by'uburyo bwo kubaka abanyetorero, ni ugushyiraho gahunda yo kwakira, yo kwita, yo kwinjiza abanyetorero bashya, kwita ku banyetorero bashya. Icyo ni cyo cya gatatu. Ni ukubaka gahunda ihamye yo kwimura abantu ubakura mu guterana gusa bakaba abanyetorero, kandi bakaba abanyetorero biyemeje. Aha rero buri torero rigira imiterere yaryo, buri torero rifite amateka yaryo, buri torero rifite imico yaryo yihariye. Gahunda washyizeho yo kwakira abanyetorero bashya yatandukana, ishobora gutandukana itorero ku rindi, ariko dore ibibazo bimwe na bimwe byagufasha gutegura iyo gahunda irebana n'abanyetorero bashya. Gerageza gutekereza kuri ibi bibazo kugira ngo bigufashe kugira icyo ukorera abaterana bashya. Mbega Imana iteze iki ku bantu b'iri torero ryawe uyoboye? Twebwe ni iki duteze ku bantu b'itorero ryacu ubu ngubu? Abantu dufite mu itorero bameze bate? Ibibazo bahura nabyo ni ibihe? Ni gute twakwerekana ko kuba umunyetorero w'aha iwacu ari ingirakamaro? Ni gute twemeza abanyetorero ko bakunzwe kandi ko bitaweho? Ni ibiki bifatika twakorera abanyetorero bacu? Ni gute twarushaho kunoza ibyo dusanzwe tubakorera? Ibi bibazo rero tukunyuriyemo byagufasha gutekereza neza no kwibaza uko wakwifata kugira ngo ibi twavuze byo kubaka itorero ryawe, byo gutegura bari mu iteraniro ngo babe abanyetorero, byatuma bahinduka nyine abanyetorero. Ubundi hari ibibazo bitanu kenshi umuntu iyo yinjiye mu itorero aba afite mu mutima we. Buriya buri muntu iyo amaze kuba umukristo yakiriye Yesu, ntibivuga ko azahita aba umunyetorero wawe. Aba agifite ibyo yibaza mu mutima. Dore kenshi ibyo yibaza ni ibi ngibi. Icya mbere, ese aha hantu ndemewe? Ndisanga? Ni byiza gushyiraho amatsinda mato bituma umuntu wese yisanga, akegera abandi, bakamenyana, abantu bagashyigikirana. Icya kabiri, ese hano hari ushaka kumenya? Abantu baba bashaka inshuti, urebye ntabwo bashaka itorero rigaragaza ubucuti mu buryo rusange. Burya umuntu ahubwo aba ashaka abantu bamwegera ku giti cye. Rero ukwiye gushyiraho ibintu bituma abantu bamenyana. Icya gatatu, ese ndakenewe hano? Hari agaciro mfite? Shakira abantu icyo ubakoresha mu mirimo itandukanye. Icya kane, ese bizamarira iki kwifatanya namwe? Inyungu mfitemo ni iyihe? Ukwiye rero kwerekana inyungu iri mu kuba umunyetorero nk'uko na Bibiliya ibivuga. Icya gatanu, ese bizansaba iki? Ni iki abandi bantu bantegerejeho? Ibyo bibazo byose rero biragufasha kubaka
biriya twavuze byose dutangira, cyane cyane bifasha gushyiraho gahunda yo kwakira abashya kugira ngo bisange kandi bagume aho ngaho. Ihame rero rya kane, ihame rya kane ni ugushyiraho inyigisho igenewe abanyetorero bashya. Ni inyigisho yihariye ifasha abantu gusobanukirwa itorero barimo uko rimeze. Rero hari ibyo ukwiye gukurikiza kugira ngo ugize abanyetorero mu busabane, no gushyiraho isomo ry'abanyetorero bashya. Aha urasobanura ibijyanye n'itorero ryanyu, ubakorera ibintu bibafasha kumva bisanga, kumva ari ahantu bari babonye hameze neza. Byagaragaye ko uko umuntu yinjiye mu itorero biranamukurikirana mu kamaro azarigirira mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka azahamara. Inyigisho yo kuba umunyetorero ni iy'ingenzi cyane mu kubaka itorero rikomeye. Niho hasobanurwa byinshi byo kumenya itorero icyo ari cyo n'akamaro karyo, kuko aho ngaho asobanukirwa agakiza icyo ari cyo, asobanukirwa ingamba itorero rifite, asobanukirwa amateka y'iryo torero, mbega itorero akaryakira nka famiye, nk'umuryango yinjiyemo. Ihame rya gatanu muri bya bindi twahoze tuvuga ni ugushyiraho amasezerano cyangwa isezerano ryo kuba umunyetorero. Aya masezerano ni amasezerano yerekana umuntu ukwiyemeza kwe, kwiha Imana kwe no kwiha abanyetorero bagenzi babo. Reka nguhe urugero rw'ayo masezerano umuntu agira, amwe n'amwe muri yo. Ni nko kuvuga ngo njyewe kanaka nzarinda ubumwe bw'itorero, ndiyemeje kuzarinda ubumwe bw'itorero. Icya kabiri, sinzirengagiza inshingano zanjye ku itorero. Icya gatatu, nzinjira mu bikorwa by'itorero ryanjye nezerewe. Ibya kane, nzashyigikira ubuhamya bw'itorero ryanjye. Ibyo bintu yabyiyemeje n'ibindi biri muri urwo rwego, akabisinyira nyine mu mutima w'abayumva ko hari ikintu ahagurukiye kandi intambwe yateye nk'umugabo. Ihame rya gatandatu ni ugushyiraho uburyo bwo kubaka imibanire. Ibyo cyane cyane bigaragara mu gushyiraho amatsinda mato, gushyiraho ibihe byo gusangira, gushyiraho ibituma abantu bamenyana bagasabana, gusohoka, kujya muri za retraite. Mbega ibyo byose bituma abantu begerana bakamenyana bagasabana. Icya karindwi ni ugutera umwete buri munyetorero wese akagira itsinda rito abamo, kuko gushishikariza buri mukristo ko mu itsinda rito no kuribamo ari iby'ingenzi. Ayo matsinda ubundi ahurira mu ngo cyangwa ahandi hose bashaka. Amatsinda mato akuza ubusabane, amatsinda mato atera kwitanaho, kumenyana. Mu byakozwe n'intumwa 5:42 haravuga ngo bahuriraga mu nsengero kandi no mu ngo zabo. Guhura rero urabona ko ari guhura ku buryo bubiri. Hari uguhura mu rusengero aho abakristo bose bahurira, hakaba no guhura mu itsinda rito. Ayo matsinda mato ashobora gukorerwa mu ngo cyangwa n'ahandi hose abantu bumvikanyeho. Rero hari iteraniro rinini, hari n'iteraniro rito, ariko iryo teraniro rito niryo ryubaka cyane
gusabana, kumenyana, gufashanya, bigatuma umuntu yiyumva mu muryango nyabyo. Ihame rya 8, utume abanyetorero bawe bumva ari abantu badasanzwe. Ibyo nabyo ugomba gukora ibintu bituma bibafasha kwiyumva gutyo. Bafashe bamenye kwiyumva ko ari ab'agaciro, bumve ko bari mu muryango mwiza. Hari utuntu tumwe na tumwe ushobora gukora dutandukanye tukabanezeza. Tuvuge nk'ababatijwe, ukabakorera umunsi mukuru, hakaba gusangira, hakaba amafoto, bagahabwa amasertifika y'umubatizo arimo amafoto yabo. Ibyo byose ni ibintu bifasha abantu b'abanyetorero kugira ngo bumve ari abantu b'agaciro, abantu special badasanzwe. Ikindi, kubaha umwanya w'ubuhamya. Ibyo byose icyo twariho tuvugaho ni iki ngiki, ni uko hari iteraniro rusange abantu bahuriramo. Iryo teraniro nk'uko nabivuze ntangira, rimwe na rimwe usanga hari n'ababyita ngo ni indorerezi. Umuntu waje kwiyumvira indirimbo, umuntu waje ahaciye kuko yahabonye, gusa abantu binjiramo gutyo. Ariko uko yinjiye akwiye gusangamo ibituma azagaruka. Ubwo akava kuba umuntu uri mu iteraniro risanzwe mu kivunge cy'abantu, ahubwo agahinduka umunyetorero. Dore rero ngo usubirire mu bintu twavuze twerekana ko umuntu byamuhindura, byafasha pasitori guhindura abantu be abanyetorero. Icya mbere, umwuka pasitori agomba gushyira mu itorero, umwuka utuma abantu bagana aho ngaho, ndetse bahagana bakahakunda bakahaguma. Icya kabiri, akwiye kumenyesha abantu agaciro ko kuba umunyetorero. Umuntu ntabe umuntu uterana gusa yisohokera yigendera. Icya gatatu, akwiye kubashyiraho gahunda yo kwakira abashyashya. Iyo gahunda ikahaba, umuntu yaza ari mushya bikamenyekana ko yakiriwe neza kandi yamenywe. Icya kane, ni ugushyiraho inyigisho igenewe abanyetorero bashya. Twaberetse iyo nyigisho ikurikirana cyane cyane. Icya gatanu, ni ugushyiraho isezerano ryo kuba umunyetorero, abantu bakarisinyira bakaryemera. Icya gatandatu, ni ugushyiraho uburyo bwo kubaka imibanire. Icya karindwi, ni ugutera umuntu wese umwete wo kuba mu itsinda cyangwa kujya mu itsinda. Icya munani aricyo twarangirijeho, ni ugutuma abanyetorero ryawe bumva ari abantu badasanzwe. Ibi rero byose twakubwiye ntabwo wabyishoboza wenyine. Ni byiza ko ugira abakoranabushake wiyegereza. Tuvuge nko mu ntego yo kuramya, ukwiye kugira umuyobozi w'ibikorwa by'amateraniro. Uwo si ushinzwe kuramya, ndavuga neza ugufasha kuyobora ibikorwa by'amateraniro. Mu ntego y'ubusabane, ukwiye kugira umuyobozi w'intego y'ubusabane. Mu ntego yo kurera abigishwa, aho naho ukwiye kugira ugufasha, umuyobozi wo kurera abanyetorero. Intego y'umurimo nabwo ukwiye kugirayo umuntu. Intego yo gutwara ubutumwa bwiza nayo ni uko nguko.